Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru navuga ko abantu benshi rwose bakundaga Gogo banze kwakira kugeza na n'ubu, banze kumva ko Gogo yaba yapfuye. Ni amakuru yamenyekanye ku gitondo cy'uyu munsi wa kane, ukwezi ko ni ukwa cyenda 2025. Nta yindi nkuru yazindutse ivugwa usibye inkuru iri kugenda ivugwa ko Glorious Gogo wari umenyerewe mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana, yitabye Imana. Akaba ari inkuru rero y'akababaro. Ni inkuru abantu benshi kuri YouTube ndetse kuri za Twitter, za Instagram ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye bari kugenda batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bagaragaza akababaro bafite by'umwihariko kuba Gogo agiye hakiri kare. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru ikimara kujya hanze abantu benshi ntabwo bahise bamenya nyine icyo Glorious yabashije kuba yazira, kumva ngo umuntu yapfuye ariko ntihabashe kuba yatangazwa nyine icyo yazize. Nibyo nje kukubwiraho kugira ngo umenye neza icyo Glorious yazize mu by'ukuri, dore ko abantu benshi batari kubyumva kimwe, ntabwo bari kubyumva kimwe, ari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye. Rero uyu mwanya nje kukubwira uko ibintu byose bigiye bihagaze kugira ngo umenye icyo Glorious yaba yazize. Mbanje kuguha ikaze, iyi ni Kigali Hot Celebs Entertainment n'amakuru y'abasitari niyo tugarukaho umunsi ku wundi. Twihuse cyane rero, uyu yitwa Musabyimana Glorious, akaba yaravukiye mu karere ka Rwamagana, akaba rero yarakunze ikintu cyitwa kuririmba, yaragikunze by'umwihariko, ndetse aho binavugwa ko igihe yatangiraga umuziki nk'uko nawe yagiye akomeza agenda abitangaza, kubera ko yakunze kuririmba kuva kera akiri umwana, aho bivugwa ko yagurishije isambu akayigurisha 700,000, maze ubundi ubwo akayaha umuntu ngo ajye amureberera mu bijyanye n'inyungu nyine z'umuziki, amubere nyine nka manager, ngira ngo muri kubyumva. Ariko kuva icyo gihe uwo muntu yarayamuriye, amukorera indirimbo ebyiri zonyine nizo zabashije kuba zakorwa, ndetse izo ndirimbo zikaba zari audio. Rero birumvikana ko amafaranga ye bayamuriye igihe yatangiraga umuziki, ngira ngo mwabashije kugenda mubyumva ubwo nawe yagendaga abivuga hirya no hino kuri channel zigiye zitandukanye. Rero ariko kuko Imana yari imufiteho umugambi ukomeye, kandi koko Imana yashaka kwiyerekana ko ari Imana idatoranya ku butoni, kandi ko ishaka kugira inzozi ze impamo, kuko ikintu yaharaniye yakuze akunda kugeza na n'ubu ngubu agapfa aricyo yari agikora, ikintu cyitwa kuririmba. Haje kuza uwitwa Nsabimana Augustin, akaba ari umuntu Imana yazanye amubera manager. Igihe bari bari mu kiganiro kuri channel runaka, habonetse umuterankunga cyangwa se habonetse umugiraneza, amuha 70,000. Aba ariyo rero baheraho bakora video y'iyo ndirimbo, mu ndirimbo ebyiri, ngira ngo murabyibuka ko nakubwiye ko bamuriye amafaranga 700,000 bamukorera indirimbo zigeze kuri ebyiri zonyine, ndetse habasha kuba havamo audio zonyine, andi rero amafaranga barayimirira mu buryo nyine bwo kumwambura. Rero Glorious bakimara kubona ibyo 70,000 nabyo bifashishije kugira ngo babashe kuba bakora video y'indirimbo imwe muri izo ndirimbo ebyiri, dore ko indi ndirimbo bivugwa ko yari yarayibuze. Rero nubwo iyo ndirimbo bakoze itahise imenyekana, ariko Imana yaje gukomeza ikora imirimo, ikorera mu witwa Nsabimana Augustin wamurebereraga n'ubundi, agira gutya amukorera indirimbo yitwaga Everyday I Need the Blood of Jesus, nk'uko agenda abiririmba, cyangwa se Everyday I Need the Blood of Jesus. Iyo ndirimbo rero yaje kuba ikimenywa bose ahantu hose hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turayikunda bitewe n'uburyo ki yavugagamo ururimi rw'icyongereza. Abantu benshi bayikunda nyine mu buryo bujya kumera nka komedi, ariko mu by'ukuri hari harimo ubutumwa buvuga ko buri munsi rwose nkeneye amaraso ya Yesu Kristo. Urumva ko ni ubutumwa bwiza bwari buyirimo. Ariko iyo ndirimbo ntabwo byagarukiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa, kuko byaje kugaragara ko yageze hirya no hino, ndetse abasitari bakomeye cyane ku ruhando rwa Afurika nk'uwitwa Zuchu, ngira ngo muramuzi cyane ko ari umusitari cyane muri Tanzania, yagize gutya agaragara yifashe amashusho ari kuyisubiramo, ubona ko yaryohewe nyine n'ako karirimbo. Ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Yemi Alade yigeze kuyobora umuziki wa Afurika mu bagore. Rero nawe ni umwe mu bantu banyuzwe n'iyo video ayicisha ku mbuga ze za Instagram, agaragaza yuko yishimye. Si ibyo gusa rero, byakomereje no muri South Africa, witwa Cliffness. Uyu ni umwe mu bantu bakunda gufata video zigiye zitandukanye akazihuza akazicuranga neza,
bikaryoha, dore ko yifashishije ibikoresho bya trumpet ndetse na piano, arabihuza ndetse byose abihuriza muri iyi ndirimbo ya Gogo Gloriosa. Iyo ndirimbo iragenda iba ikimenywa bose hirya no hino muri Afurika ndetse n'i Burayi hamwe na hamwe barayikunze, bivuga ko yaramaze kuba ikimenywa bose hirya no hino, biturutse kuri iyi ndirimbo yamwubakiye amateka. Rero yaje gukundwa cyane mu gihugu cya Uganda, agenda akorerayo trip zigiye zitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye, ajya gukorerayo ibitaramo, abantu nyine baramukunda mu gihugu cya Uganda, kugeza kuri ubu ngubu ari naho hantu yabashije kuba yagwa, biturutse ku burwayi n'ubundi yari amaranye iminsi nk'uko ibinyamakuru byinshi biri kugenda bibivuga, dore ko Gloriosa yari afite ibibazo bigiye bitandukanye, ari nabyo tugiye kuba tugarukaho, bimwe mu byagiye bigaragara ko bishobora kuba byamuhitanye. Gloriosa yari umuntu ugira ibibazo byo gufentinga, sinzi nimba ariko nabivuga, ibibazo byo kugwa hasi nyine ukaraba, ngira ngo uri kubyumva, mu kinyarwanda babyita igicuri, aho biri kuvugwa ko yishwe n'iyo ndwara, ndetse byajyaga biba mu bihe bigiye bitandukanye, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none byaje bije noneho bihita bimuhitana burundu, dore ko byavugwaga ko ku munsi w'ejo aribwo yabashije kuba agwa hasi nk'uko byari bisanzwe n'ubundi agwa, dore ko yakuze afite n'ubundi icyo kibazo, ariko uyu munsi byaje bije, Imana ishima ko Gloriosa yataha kuri uyu munsi. Rero ni byinshi byagiye bikomeza kugenda bivugwa hirya no hino, dore ko n'ibindi byavugwa ko yari afite ibibazo by'umutima, dore ko ibyo bibazo byavuzwe ko ari byo bishobora kuba nyine byabaye, noneho akananirwa guhumeka, umutima ukamufata. Rero abaganga bakora ibishoboka, ngira ngo nyine urabyumva ko abaganga bakora ibishoboka byose, rero bakora ibishoboka biranga biba iby'ubusa, birangira Gogo Gloriosa wanyu mwakundaga cyane, abantu bamukundaga cyane, yari umuntu uvuga yisanzuye, ubona ko kabisa ari umuntu mwiza cyane wicisha bugufi, abantu benshi bamukundaga cyane, bamwe bamushyiraga za status zabo, mbese nyine ukabona ko ari ibintu byiza. Muri Uganda ho bari baramukunze cyane, kuko dore ko hari n'umukomedi umwe wajyaga ukora komedi ari mu ndege, yamwifashishaga cyane, ariko akabikora ubona ko n'ubundi ari mu buryo bwo kugira ngo avuge ivugabutumwa. Rero Gloriosa yari urugero rwiza rw'uko Imana ntaho itakura umuntu, kandi ko Imana itareba ku butoni, navuga ko yari urugero rwiza kabisa. So rero ntawe uzi itariki, isaha ndetse n'igihe umunsi we uzagerera, gusa icyo tuzi neza ni uko twese tuzataha hano mu isi, burya ntabwo tuzahaba forever, cyangwa se ntabwo ari iwacu. Rero reka tumwifurize iruhuko ryiza, naho mu gitondo cy'umuzuko. So nta bindi birenze, rero mukomeze mugire ibihe byiza. Yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru yo nakagaruka.